wakoze byinshi, warasambanye, waribye, wagiye mu bapfumu, warapfumaguje, uri umurozi, nturakazu yaze, Imana igiye kukuruka. To pesta bonne sanse Gustine vo sanse doveria sire mando ya sika uri grere uri mando ya sika to pesta eta bobe rere vesaibo to pesta bonne sanse Gustine vo sanse doveria sire Yesu akugirire neza, Yesu afite umubabaro kubwawe, Yesu afite agahinda, Yesu ari kurira, ari kukubwira ngo kudashushe ukaba utarakazu yaze nkaba ngiye kukuruka. Isanga uri umutindi wo kubabarirwa, nyamara waravuze ngo uri umukire, uratunze ntacu ukenye, ariko Imana irakwitegereje wa mubyeyi we, irakwitegereje wa mugabo we. Zopesta ya bone doperi ya sine Gostine vosansa doveria uri mando ya sika uri grere. Imana irakubwiye ngo uri umukene, ntabwo uri umutunzi. Birashoboka ko utunze ku mubiri, ariko kuri Kristo uri umukene. utazi yuko uri umutindi, utazi ko uri umutindi wo kubabarirwa, kubwira ngo Imana yakuntumyeho. Eto pestaya bonne sanse, Imana yakuntumyeho, yantumye ku bantu b'Imana, irambwira ngo mugarukiraho mugeze. Tope estance yaritegereje isanga itorero ryari ry'umwuka, isanga elewazope estance barakoreraga mu mwuka we, ariko uyu munsi wa none iri kwitegereza igasanga igicaniro kirimo kirota. Eto pestaya bonne sanse Gustine vo sanse doveria sire bakinguriye injishi wazope estaya bonne sanse Gustine vo sanse. Ariko niba urwaye uri indembe ukaba udakeneye muganga ngo akuvure, ugomba gutegereza ibintu bibiri, habaho gukira cyangwa gupfa. Imana yambwiye ngo mwayifasha nk'inyantege nkeya, muyifata nk'Imana itabona. Reka mbabwira ngo Imana irabona, iri kwitegereje igasanga hari ibyo mwakinguriye mu mata, ntabwo umwuka wera ugihari. Ariko Yesu arababaye, ari kuvuga ngo hari umuganga ushobora kugufasha kugira ngo agufashe mu burwayi bwawe, mu bibazo byawe, mu ngorane zawe, mu bigeragezo byawe. Reka ngubwire ngo urarwaye. Wazope estaya bonne sanse Gustine vo sanse doveri. Wowe urwaye, wabuze ubuvuzi. Amahoro y'Imana n'abanene mwese mwebwe mudukurikira ijoro n'amanywa. Imana ibaho umugisha kandi Imana irinde abo majyepfo majyaruguru iburengerazuba iburasirazuba. Mwebwe mwese turabasuhuza, namwe abatuye mu mujyi wa Kigali. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibarinde. Namwe turabashuhuje abo muri diaspora, abo muri mu Burayi, abo muri Canada, United States. Turabashuhuje mwebwe mwese, Imana ibaho umugisha. Namwe nabo twabibagirwa, turabashuje. Namwe abari muri East Africa, Imana ibaho umugisha. Muri Uganda, Tanzania, Congo, Burundi, mwebwe mwese turabakunda cyane kandi Imana ibarinde. Mukande subscribe, comment, like ku Umuremyi TV kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu. Mwebwe mwese mudukunda kandi mukunda ibiganiro dukora buri gihe. Imana rero nibarinde kandi bakomeze kandi bagirire neza, ibahe umugisha. Abarwayi ibarinde kandi bakize mu izina rya Yesu. Birashoboka ko ufite ibibazo byinshi, ariko Imana yishingikirizaho kuko niyo ikiza, niyo ikuraho, niyo iruhura. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe musange ndabaruhura. Yesu niwe karuhura. Rero twaje kugira ngo tukubwire ijambo, tukubwire Kristo uturuhura igihe cyose. Ngaho dukurikire rero muri uyu mwanya tugiye kumvamo ijambo ry'Imana. Dufite umukozi w'Imana
ntago ari bwo bwa mbere tumwakiye ku Muremyi TV, muramuzi. Imana yamuhaye umugisha kandi Imana hari uko yamugenje. Reka tumwakire mu izina rya Yesu Kristo ku Muremyi TV. Namwe rero ntago twabibagiye, turabakiriye kandi turabashuhuje. Yesu nashimwe mukozi w'Imana. Yesu nahimbazwe. Iminsi myinshi twaherukanaga icyumweru gishize. Yego. Mumeze muti? Tumeze neza turashima. Igihe cyose wambaye neza rwose, nta gihe wari wambara nabi. Murakoze. Ubundi umukozi w'Imana agomba kwambara neza. Uri kwimenyereza kuba pasiterine. Icyumweru gishize waherutse umbwira ngo uragiye. Muri iyi minsi Imana iri kuvuga iki? Nakubaza ngo amakuru y'ijuru muri iyi minsi nameze ati? Maze iminsi ndi gusenga, aya makuru ngiye kuyageza ku banyarwanda kandi nzi ko mu masengesho nasenze hari icyo Imana yampaye cyo kuvuga. Yego. Yego. Imana ishimwe cyane kandi Imana iguha umugisha. Reka noneho wenda dukomeze tujya mu ijambo ry'Imana twihutishije kuko ndabona bwije kandi urikona ko umugoroba uri kuza. Reka nguhe karibu udusengera Imana noneho twinjire mu ijambo n'abakunzi bacu kugira ngo abare kurambirwa bumve ijambo. Reka tuguhe karibu umukozi w'Imana. Mana data wa twese, Imana igira neza, Imana ifite ubutwari, Imana ifite ubushobozi, uri umukozi w'umuhanga. Ele wazope esta ya bone sile gustine fosa doveria sile mando ya sika uri grere. Eta bokenevo uri mando ya sika. Tope nevo niyanze, turagushimiye Mana. Wowe wabaye mu ruhande rwacu. Ele wazope esta ya bone sile gustine vo. Waturinze bana natwe, hari benshi bitabye Imana ariko twebwe uyu munsi wa none twakwitabye tukiri bazima. Imana ishimwe. Utwemerere rero uyu munsi wa none tugiye gutambutsa ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni inyundo, ijambo ryawe rirahiga rikavumbura. Reka rigere mu banyarwanda, rigere mu bantu bose, rigere ku isi yose. Muntu nibwumva ijambo ryawe ntirice mu gutwi ngo rihinguke mukundi, ahubwo rimwuba rimukomeze, rigira aho rimukura, rigire naho rimushira. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Urakoze gumana natwe muri ibi biganiro, natwe dushigikire. Ntacyo twavuga utadushoboje, ahubwo ineza y'Imana ibane natwe. Dukomereza amaboko uturengere muri byose. Estaya bonesire ele wazope estance gostinevo sansedo veria sire mando ya sika urigrere. Nyugumane natwe uturengere muri byose. Ubwiza bw'Imana bubane n'abantu bawe. Izina ryawe rishimwe. Urakoze gumana natwe mu izina rya Yesu. Amen. Ni karibu umukozi w'Imana. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Reka mvuge ko tuziranye. Aha ni mu rugo, hari igihe ugenda ahantu cyane noneho nk'ubu kiri umushitsi ahubwo agahinduka iwanyu. Hanyuma rero ahantu umusangwa kandi murabizi umaze kumenyera. Hanyuma ariko reka twibuke ko buri munsi uko bwije nuko bukeye tugenda twunguka abantu. Hanyuma Imana ibahe umugisha kandi ineza y'Imana igumane namwe. Imana ibaho rero ku bantu twungutse ku Muremyi TV. Reka tubabwire ngo namwe nimukomere kandi mukomeze kwihangana, kandi reka mbabwire ngo iri jambo ntirice mu gutwi ngo rihinguke mukundi, ahubwo ribakomeze, rigire aho ribakura, rigire naho ribashira. Imana ibaho umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Byahishuwe 3. Turasoma ku murongo, turahera kuri 13. Byahishuwe 3. Yego. Ahera kuri 13. Ibice 3 n'umurongo wa 13. Haravuga ngo ufite ugutwi niyumve. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira. Niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Wandikire marayika w'itorero. Ngo wandikire marayika w'itorero. Gira Laodikiya. Gira Laodikiya. Uti. Uwiyita Amina. Umugabo wo guhamya. Ngo umugabo wo guhamya. Kandi ukiranuka. Ngo kandi ukiranuka ukuri. Inkomoko y'Imana. Ngo inkomoko y'ibyo yaremye. Aravuga ati. Katwo dusubiremo. Ufite ugutwi niyumve.
ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. ibyo umwuka abwira amatorero. Wandikire marayika w'itorero. wandikire marayika w'itorero. gira Laodikiya uti uwiyita Amina, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka ukuri. inkomoko y'ibyo Imana yaremye. aravuga aya magambo ati, arakubwira aya magambo ati, nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. wa mugabo we, Imana izi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. wa mubyeyi we, Imana izi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. nawe wa musore we ndetse nawe wa mukobwa, Imana irabazi kuruta uko mwiza. Imana iravuze ngo izi imirimo yanyu yuko mudashushe kandi ntimunabire. Amena. iyaba wari uzi ngo iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize cyangwa si wari ubize. nuko rero kuko uri akazuyazi, ngo kubera kuri akazuyazi, nyumvire irakubwiye ngo kuko uri akazuyazi, udakonje kandi ntunabire. ngiye kukuruka kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze kandi ndatunganiwe ntacyo nkennye utazi yuko uzi umutindi. ariko subira hejuru mbabarire. nuko rero kuko uri akazuyaze aho watinde cyane tope estaya bonesi. Imana yarakwitegereje usanga uri akazuyaze, isanga udashushe, isanga utanabize. kubera ko udashushe, kubera ko udakonje, kubera ko utabize, uheze mu rungabangabo. ariko reka nkubwire ngo iminsi iba myinshi ariko igahimwa n'umwe. Imana ikugirire neza cyane. ni ukubera ko udakonje, ni ukubera ko udashushe, ni ukubera ko utabize. Imana yarakwitegereje isangwa ntabwo ushushe, nta nubwo uri akazuyazi, nta nubwo unabize. uherereye muri uhe ruhande? nuko rero kuko uri akazuyaze, akazuyaze udakonje, ntubire, ntunabire. ngiye kukuruka. wakoze byinshi, warasambanye, waribye, wagiye mu bapfumu, warapfumaguje, uri umurozi, nturakazuyaze. Imana igiye kukuruka. Topestaya bone sanse gustine vo sanse doveria sire mando ya sika urigrere uri mando ya sika topestaya etabobe rere vesaibo topestaya bone sanse gustine vo sanse doveria sire. Yesu akugirire neza. Yesu afite umubabaro ku bwawe. Yesu afite agahinda. Yesu ari kurira, ari kukubwira ngo kudashushe, ukaba utarakazuyaze, nkaba ngiye kukuruka. kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze. ubundi si ukize iki? niba udakiza kuri Kirisitu ukaba utunze, Imana igufashe cyane. ukize iki? ubutunzi bwa mbere nubwo kuri Kristo. ariko tope estaya ubwo uvuga uti ndi umukire ngo ndatunze. Haleluya. kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi. Imana yarakurebye isanga uri umutindi, isanga uri umutindi wo kubabarirwa. nyamara waravuze ngo uri umukire, uratunze, ntacyo ukenye. ariko Imana irakwitegereje wa mubyeyi we, irakwitegereje wa mugabo we. zopesta ya bone doperi ya sine gostine vasanse doveria uri mando ya sika uri gerere. Imana irakubwiye ngo uri umukene, ntabwo uri umutunzi. birashoboka ko utunze ku mubiri, ariko kuri Kristo uri umukene. utazi yuko uri umutindi, wo kubabarirwa, kandi uri umukene, n'impumyi, ndetse wambaye iki? ubusa. Imana yarakwitegereje isanga uri impumyi, ndetse wambaye ubusa. ongera winginge Imana ikwambike. ongera winginge Yesu akwambike. ongera winginge Yera ikwambike. yarakwitegereje isanga wambaye ubusa buri. muri rimwe arangije avuga none
nambaye ubusa ndakwinginze unyambike Imana ikugirire neza itopestaya bone sanse gostinevo Imana ikugirire neza wowe Yesu arakwitegereje asanga wambaye ubusa ariko ingingi yera yongera ikwambike haleluya yego Kristo urakomeza dore ndakugira inama Imana ikwitegereje irakubwiye ngo irakugira inama ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda ubona uko uba umutunzi kandi unkureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure irakubwiye ngo yikureho imyenda yera kugira ngo ubone kwambara isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara kandi unkureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke Yesu arakwinginze Yesu araguhendahenze wa mugabo we wa musore wa mubyeyi we wowe uri kunyumva uri mu gihugu cy'u Rwanda mu bihugu byo hanze reka mbabwire ngo Imana ibagiriye inama iravuze ngo tope estaya bonesi haleluya wazope estance uri mando ya sika uri grere arakubwiye ngo mukureho yego imyenda yatunganyirijwe hehe mu ruganda ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe Imana ikugirire neza zitagaragara yego zitagaragara kandi unkureho umuti wo gusiga ku maso unkureho umuti wo gusiga hehe ku maso yawe kugira ngo uhumuke yego haleluya Imana ikugirire neza reka ngubwire ngo Imana yakuntumyeho etopestaya bone sanse Imana yakuntumyeho yantumye ku bantu b'Imana irambwira ngo mugarukiraho mugeze tope estance yaritegereje isanga itorero ryari ry'umwuka isanga elewazope estance barakoreraga mu mwuka we ariko uyu munsi wa none iri kwitegereza igasanga igicaniro kirimo kirota etopestaya bone sanse Gustine vo sanse doveriasi bakinguriye injishi bakingurira ingwe Imana ibafashe cyane kandi bagirire neza cyane kandi tope estaya bone ahantu habaga hari umuriro ntabwo injishi zahageraga ntabwo ingwe zahageraga none uyu munsi wa none izi ngwe n'izi injishi ndetse n'ibisimba byinshi nibyo biri kota uyu muriro haleluya Yesu akugirira neza Imana yambwiye ngo abantu bararembye abantu bararwaye Imana ibafashe yene wazope estaya bone ariko kwivuza byarabananiye Yesu ari kubabwira ngo tope afite imiti yo kuvura umuntu wese urembye kandi reka mbabwire ngo iyo umuntu ari kuri bombone akurikiranwa na muganga aba afite amahirwe ni wazope estaya bone sanse gostine vasanse ariko niba urwaye uri indembe ukaba udakeneye muganga ngo akuvure ugomba gutegereza ibintu bibiri habaho gukira cyangwa gupfa Imana yambwiye ngo mwayifasha nk'inyantege nkeya muyifata nk'Imana itabona reka mbabwire ngo Imana irabona iri kwitegereje igasanga hari ibyo mwakinguriye mu matorero hari ibyo mwakinguriye mu mago yanyu hari ibyo mwakinguriye mu bihakari biricara tope estance ariko uyu munsi wa none muri mu ngaruka z'ibyo mwafunguriye muri mu ngaruka kera ahantu habaga umwuka wera uyu munsi wa none hari gukoreshwa itegeko ntabwo umwuka wera ugihari ariko Yesu arababaye ari kuvuga ngo hari umuganga ushobora kugufasha kugira ngo agufashe mu burwayi bwawe
mu bibazo byawe, mu ngorane zawe, mu bigeragezo byawe. Reka ngubwire ngo urarwaye. Ele wazope estaya bone sanse gostinevo sanse doveri. Wowe urwaye wabuze ubuvuzi. Reka ngubwire ngo kimwe cyo nuko Kristo afite imiti, kandi burya uwemeye wese aramuvura. Uwemeye wese aramuvura. Nta burwayi ufite umara igihe kinini, ufite uburwayi bw'umutima, ufite uburwayi bw'intambara, ufite uburwayi bw'ibigeragezo, ariko akarusho ufite uburwayi bw'ibyaha. Ariko Yesu yongeye gutanga promosiyo yo kukubwira ngo ngwino akuvure. Afite imiti. Tope estance. Ele wazope estance. Nasomye ijambo ry'Imana riri kumbwira ngo abanyabwenge baramwaye, ngo mbese ubwenge bubarimo ni bwenge kisi. Abantu bigize abanyabwenge bigira, ariko ubwenge butayobowe n'Imana ntacyo buba bumaze. Ngo kudashushe ukaba utanabize, Imana ikabigiye kukuruka. Uzizakuruka he? Wowe nawe witegereje. Ubundi umuntu niwe wicira urubanza. Ibyaha ukora ntabwo ushobora kuyoberwa ibyo wakoze. Nibyo bikwereka inzira urimo cyangwa si iherezo ryawe. Icyakora hari amahirwe. Amen. Hari amahirwe yo kuba winginga Kristo. Aracyataza ibiganza, ari kukubwira ngo ngwino. Imiti aracyayifite yakukuvuza. Ele wazope estance gostine vosanse. Yesu akugirire neza, kandi haracyari imbabazi. Imana y'imbabazi itinda kurakara, kandi ntiyihutiraho, igiye gusohoza ibyo yavuze, igiye gusohoza ibyo yavuze. Haguruka uyisaba imbabazi, uyishake bigishoboka, amaherezo yawe araje. Wa muturage wo mu gihugu we, wa muturage wo mu gihugu we, unkinisha njyewe ntakina, ko ngiye gukora ibikomeye. Mbese aho uzankoma mu nkokora, mbese aho uzankoma mu nkokora. Yesu akugirire neza. Wowe wumvishe ijambo ry'Imana, urafite umutima wo kwihana, urafite umutima wo guca bugufi, urafite umutima wo kongera kwinginga Imana, urafite umutima wo kongera kubwiza Imana ukuri. Nasomye ijambo ry'Imana riri kuvuga ngo nitucemere ko umwami wacu asuzugurwa, ngo nico catumye tumutumaho kugira ngo tubimumenyeshe. Hanyuma hari icyo ukwiriye kumenyesha Kristo, hari icyo ukwiriye kumenyesha Imana. Yesu aragukeneye, Yesu ateze ibiganza, ari kukubwira ngo ari tayari kukuvura kubera kurwaye. Topestaya bonesiri. Imana yari itegereje, isanga mu matorero harabonetsemo icyumba cy'indembe. Isanga harabonetsemo icyumba cy'indembe. Abantu rero bararembye kandi bakeneye ubuvuzi. Wowe ukeneye ubuvuzi, twasengana Imana, tukinginga yera. Tugiye gusenga twinginga yera kugira ngo Imana ikuvure. Umaze igihe kinini urwaye, umaze igihe kinini cyane, ariko uyu munsi wa none Yesu ari kukubwira ngo akeneye guhura nawe kugira ngo yongere akuvure. Reka dusenge. Uri data wa twese, uri mando ya sika, uri grare. Abantu benshi bararwaye, bafite
bafite uburwayi butandukanye, nyamara uwo kubavura yarabonetse, ariko kwihangana ngo basange muganga birabura. Turakwinginze kugira ngo utwemerere Yesu, wongere utugirire umutima w'imbabazi. Bantu bawe ubagirire umutima w'imbabazi, ubagirire neza, wumve kwinginga no gusenga. Ineza y'Imana ibane nabo. Abanyarwanda bari mu bihugu bitandukanye, uboherereza umuganga tope estaya bone. Ile wazope estaya, ni wowe ufite inshinge zikora estance. Ufite ubuvuzi bukomeye bwo kuvura abantu binangiye imitima. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Urakoze Mana, nugumane natwe, uturengere. Abazumva ibi biganiro bizagire aho bibakura, bigire naho bibashira. Abazumvira ijambo ryawe rizagire aho ribakura, ribabature mu byaha. Lewazope estance. Izina ryawe rishimwe. Urakoze, utwemerere utwumvire, ugumane n'abanyarwanda, ugumane natwe twese muri rusange, isi yose ugumane nayo. Uko niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze mukozi w'Imana. Duhe telefone za kugira ngo nitugukenera tuzaguhamagara. Ni 0788 51 34 65 0788 51 34 Imana ibahe umugisha. Imana iguhe umugisha mukozi w'Imana, kandi Imana ikongerere aho ukuye. Murakoze namwe turabashimiye mudukurikira ijoro n'amanywa, abakunzi b'UMUREMYI TV turabashimira. Imana ibahe umugisha mwebwe mwese, abari Burayi, abari hanze mwese, abari mu Rwanda, turabashimira igihe cyose. Mukomeze mudukurikire mwumva ijambo ry'Imana, kuko ijambo ni ijambo riduhindura mu buzima bwacu kandi rikaduhesha ubugingo, kuko Yesu yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremereye musange n'abaruhura mbe. Namwe rero muze kuri Yesu abaruhure, kuko niwe karuhura. Imana ibahe umugisha rero, umugoroba mwiza. Ciao ciao. Yego.